nahamagawe na ribu narindi hegiriya Bukavu ubwo umuyobozi kuri ribu wanyandikiye ati turi gushaka umugore wawe yarakureze ndavuga ati ariko uyu muntu aranshaka hiki ibintu tubayeho hari n'ibindi ntavuga uko sindi hano kumurega cyangwa kumushinza ariko umuntu wambaniye bitari byiza pe mu buryo ntabwo yambereye umugore mwiza njyewe vava kigera mu buzima bwanjye bwese bumera nk'akayunguruzo katobaguritse buri kintu cyanjye cyose cyahise kijya ku gasozi ubwambure bwanjye amabanga uburyo nkoramo ibintu nkagenda nkasanga inshuti zanjye zifite amakuru ntazi kumbi ariko sinicinga so icyo kintu cyo kujya kundega rero yakubisa agatoki ku kandi ati uyamano ubuzima bwe ngomba kuburangiza sibyo nibyo ubu mu mwaka umwe vava mu mwaka umwe yakuyemo inda 3 namwe mwumva icyo kintu ibyo bintu mbirengaho ndakomeza ndamukunda nkamvuga ati uyu muntu wenda ashobora kuba ari kwanga kubyara muri zino situation z'ibi bibazo by'amavideo kamureke simushyire kuri pressure mureke ubwo ngubwo ikintu naketse yaratwite yarafite inda iri mu mezi 5 kandi buri gihe ashaka gukuramo inda arandiranje cyane akanyira stress agashaka impamvu zituma ava mu rugo akagenda akazagaruka inda yaravuyemo n'ukuri mu banjye bakunze b'imiziki banjye cyangwa abanyarwanda muri rusange ibi bintu ndi kubabwira ntabwo ndi kubabeshya niko kuri hari n'abantu bamuzi nk'ubu ntabwo umuntu uzivava ari kuri understanding ibintu ndi kuvuga so ikintu nababwira ni mwumva ngo nafunzwe cyangwa nagize ute ntimugire ubwoba ndahari kandi ndahari niyo banjyana icyo nzi cyo nuko Uwiteka abereyeho guca imanza abana b'abantu niyo batabishobora cyangwa babera cyangwa batabera ariko Uwiteka arahari ngo aducira urubanza basura ngombwa ko bazana muzi ibintu byose byabayeho twagize gutya duhura n'ikibazo video bijya hanze yacu cyo turi mu gikorwa cy'abantu bakuru ariko mu by'ukuri iyo video yabaye intandaro y'ibintu byose umugore ntabwo yongeye kunyumva umugore ntabwo yongeye kunyubaha mbese video yayigize icyitwazo n'ikikango cyo kumbwira uko nitwara kose umaze kwiyereka nuko iki cyo cyose nzagufungisha so nagerageje uko nshoboye shaka inshuti mfite manager wanjye witwa James aba muri Amerika yaramaze iminsi mu Rwanda mamagara James mamagara mu rugo turaza twiga ku bibazo bya hano ndababwira ati rero ikintu kiza kitera kaduruvaye mu rugo rwa hano suko turwana cyane ahubwo tuba turi kuganira ku bintu runaka tutari kumvikana umugore akavugira hejuru nk'aho ari gutabaza ntamubwira ni ariko kuki cyo kuvugira hejuru wajya uvuga gake niba ushaka ko dukemura ibibazo ukareka kuvugira hejuru ibyo byose twarabirenze noneho tuza kwiha umwanzuro wo kuvuga yuko umuntu niyongera gukora ikintu kitasobanutse icyo ari cyo cyose buri umwe wese azavamo vava njyewe nagiye ku kazi nk'uko mubizi ko kuririmba ngeze ku kazi mpahurira n'ibibazo challenge z'akazi zarizo zose bigera mu masaha 9 naramuhamagara ariko mu by'ukuri narundi rwango nari mufitiye ntari nsinzaho musize ndi gukoresha buryo kibushoboka ngo naye so kandi urabizi ko gufunga ari mu masaha 8 so rero amasaha yadufatiyeho performing icyo gihe rero yaramamagaye ndamwitaba ariko ntinumva afite uburakari bwinshi bwo kwita nshaka uburyo ndaza ngeze mu rugo sanga afite uburakari bwinshi ndamubwira ati ariko se uba wibuka ko njyewe iyo mvuye hano nari ngiye mu kazi ese njyewe nari ngiye mu kabari ese mbese ngira ikintu nari ndimo arasara biba ngombwa bya bindi nababwiraga byo kuvugira hejuru ndamubwira ati ariko ukeneye mani kujya uceceka ukavugira hasi ubwo nari ntangiye kujya nkeka ko ibintu nta kongera gutongana ubwo mwanzuro dufashe ni uko umuntu uzongera gukora ikintu cy'ubugoryi agomba guhunda umwanya undi ubwo nanjye ikintu nakoze nahise mfata inzu ndayifunga ndagenda njya kwirebero
ngiye ku irebero, ngeze ku irebero umuturanyi barampamagaye ati ariko se kuri kwimuka, ati njyewe se ndi kwimuka, ati uri kwimuka, ndababwira ati njye ntabwo ndi kwimuka, urabona hano hari ibintu hano harimo imitako, ibiki, ibitanda, ibintu byose yaratwaye. Ndangije numva nimva nkamusanga ahantu ibyo bintu yatwaye, ibyo bintu biri kuba ako kanya turaza kurwana, kandi niturwana amategeko arabizamo, sange ni njye uri kubiryoza. Ikintu nakoze nahise ngendera uko, nahise ngenda iri joro nibwo ikintu cyangaruye, nibwo nahamagawe na ribu, narindi higiriya Bukavu, ubwo umuyobozi kuri ribu wanyandikiye ati turi gushaka umugore wawe yarakureze. Ndavuga ati ariko uyu muntu aranshaka iki, ibintu tubayeho, hari n'ibindi ntavuga kuko sindi hano kumurega cyangwa kumushinja, ariko umuntu wambaniye bitari byiza pe, mu buryo ntabwo yambereye umugore mwiza. Njyewe Vava kigera mu buzima bwanjye bwese bumera nk'akayunguruzo katobaguritse, buri kintu cyanjye cyose cyahise kijya ku gasozi, ubwambure bwanjye, amabanga, uburyo nkoramo ibintu, nkagenda nkasanga inshuti zanjye zifite amakuru ntazi, kumbi ariko sinicinga agatoki ku kandi ati uya mpano ubuzima bwe ngomba kuburangiza. Sibyo nibyo, ubu mu mwaka umwe Vava mu mwaka umwe yakuyemo inda 3. Namwe mwumva icyo kintu, ibyo bintu mbirengaho, ndakomeza ndamukunda, nkamvuga ati uyu muntu wenda ashobora kuba ari kwanga kubyara muri zino situasiyo z'ibibazo by'amavideo, reka mureke simushyire kuri pressure, mureke. Ubwo ngubwo ikintu naketse, yari atwite, yari afite inda iri mu mezi 5, kandi buri gihe ashaka gukuramo inda arandiranja cyane, akanira stress, agashaka impamvu zituma ava mu rugo, akagenda akazagaruka inda yaravuyemo. Ni ukuri mu banjye bakunze b'imiziki banjye cyangwa abanyarwanda muri rusange, ibi bintu ndi kubabwira ntabwo ndi kubabeshya, niko kuri. Hari n'abantu bamuzi nk'ubu ntabwo umuntu uzivava ari kuri understand ibintu ndi kuvuga. So ikintu nababwira, nimwumva ngo nafunzwe cyangwa nagize ute, ntimugire ubwoba, ndahari kandi ndahari. Niyo banjyana, icyo nzi cyo ni uko Uwiteka abereyeho guca imanza abana b'abantu niyo batabishobora cyangwa babera cyangwa batabera, ariko Uwiteka arahari ngo aducire urubanza. Amakuru yaramutse. Wakongeye kwijwi gato ko uri kuvugira kuri. Uri kunyumva ahangaha? Ego ahangaha ndakumva. Bava amakuru yaramutse. Ni sande shimana. Urashima Imana, Imana ishimwe. Nguhamagaye ndi live. Nguhamagaye ndi live, so ngomba icyo ari cyo ndashaka kukubaza. Ndatekereza atari ubwa mbere wumvishirijwe, nitwa Godfather. Ndatekereza ndumva atari ubwa mbere. Amakuru yanyu? Ni sawa Godfather. So kunumva nta gatege. Nuko mbyutse kandi maze iminsi naniwe ukuntu. Ubu rero nibwo nari ndimo ndabyuka. Nibwo rero murabyuka. Okay. Vava, umbabarire kuba nkubyukirije ku kibazo ngiye kukubaza, ariko uraza kwihangana. Ntabwo nagwamaga, nari mfite byinshi, ariko naravugaga nti okay, byari ibintu bisanzwe, ariko noneho inkuru naraye numvishe yatumye nifuza kukubaza ku nkuru nakiriwe mpawe n'abantu banjye Inyamirambo urenze kwa Mutwe ku bitaro kuri clinique ihari tariki 24 nakiriye inkuru ndetse n'ifoto urimo kwinjizwa mu bitaro, urimo kuvirirana wakomeretse. Vava, byari byagenze gute tariki 24 z'ukwezi kwa gatatu? Ntabwo nabihakana kubera ko uriya munsi urumva hari abantu. Yego. Kandi abantu twabyabereye ni ku muhanda. Yego. Ukuntu byari byagenze ni impanuka, nagize impanuka. Wagize impanuka? Impanuka wagize yari ite? Wagize impanuka imeze gute? Iyi modoka na moto. Iyi modoka na moto? Wari utwaye imodoka ugonga moto? Oya, ntabwo ari njye wari itwaye.
wowe wari uri kuri moto? Yego njye nari mvuye mu modoka nuriye moto. Yego. Yanegeye imbere imodoka irangonga. Imodoka wari urimo niyo yakugonze? Yego. No, imodoka ntabwo nari nirimo. Nari nisohotsemo. Iyo wari usohotsemo? Yego, ngiye kuri bike noneho iyi modoka nini iradukurikira iratugonga. Irabakurikirira bagonga? Yego. Iyo modoka yari itwawe nande? Yari itwawe na Yampano. Na Yampano umugabo wawe? Ntabwo umugabo wanjye Godfather. I'm sorry. Yampano mujya muvuga ibintu neza. I'm sorry mbabarire. Yampano mwari muri yari umufiance wawe. Okay, umukunzi wawe. Yego, umukunzi wanjye. Okay, reka dukoreshe ijambo umukunzi wawe. So wasohotse mu modoka wurira moto yakugonze, byari ubushake ni accident byagenze gute kugira ngo Yampano agonge moto wuriye? Byagenze gute? Yakugonze yagonze moto ku bushake, mwari mwajyanye amakimbirane, byagenze gute kugira ngo Yampano agonge moto wicayeho ukimara kurira moto kayigonga? Yabikoze